Ibiganiro byari biri kubera muri Pakistani byananiranye, byanapfuye, habuze na kimwe bageraho, bose impande zose zanze kumvikana. Tugiye kumva Vice President w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika warumeze nk'ahagarariye cyangwa se ayoboye delegation yari turutse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni J.D. Vance. Nyuma y'ibiganiro, ni ibiganiro byabaye birebire ku buryo byamaze amasaha 21 yose bakiri mu biganiro. Gusa impande zose zananiwe kumvikana. Amerika iravuga ati ibyo twabwiye Iran twayisabaga yananiwe kubyubahiriza, Iran nayo ikavuga ati natwe ibyo twabwiye Amerika yananiwe kubyubahiriza, ndetse Iran irenzaho n'ijambo rivuga ngo ibyo Amerika yananiwe kwigezaho cyangwa se kwihesha babinyujije mu ntambara, bumvaga noneho ngo bagiye kubyihesha binyuze mu biganiro, atariko ntabwo bishoboka. Abari baje muri Pakistan bavuye muri Amerika buri indege bahise basubirayo, basubiye Washington batashye, ndetse n'abanya-Iran nabo buri indege basubira iwabo. Ibiganiro nta kintu na kimwe byagezeho by'amasaha 21. Reka twumve wari uhagarariye Amerika J.D. Vance ijambo yavuze, tuze turebe icyo Trump yahise atangaza muri kano kanya. Hari indege z'intambara zimaze koherezwa muri bino bice byo muri mu burasirazuba bwo hagati, hari indege zidasanzwe zamaze kugera muri Israel, ndetse Israel bikavuga ko igisirikare cyayo cyamaze no guhabwa amabwiriza avuga ati mwitegure tugiye gusubira mu kazi. Bega mu yandi magambo dushobora kuba tugiye kubona ibindi bidasanzwe. To the Prime Minister of Pakistan and to Field Marshal Munir, who were both incredible hosts, and whatever shortcomings in the negotiation, it wasn't because of the Pakistanis, who did an amazing job and really tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. Uyu ni J.D. Vance, uyu ni Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibiganiro bikirangira isaza imbere y'itangazamakuru ryari ritegereje muri kino gihugu n'ubundi cya Pakistan kugira ngo bumve ikivuye mu biganiro. Yasohotse avuga ati yabanje mbere na mbere gushimira abamwakiriye, ashimira Pakistan uruhare rwayo rudasanzwe. Ibyo ngibyo ni bisanzwe, yabashimiye cyane rwose ko ntako batagize abanye-Pakistan kugira ngo impande zombi zihure. Arangije yigarukira ku cy'ingenzi nacyo kugira ngo tuganireho, aravuga ati hari bimwe by'ingenzi cyane tweretse Iran mu biganiro byacu twabasabaga mu gihe kingana n'amasaha 21 turi kuganira n'igihugu cya Iran. Ati gusa ikibabaje nuko nta mwanzuro tugezeho, nta kintu na kimwe twemeranijeho na Iran. Bega Amerika na Iran ibiganiro byose bagiranye nta kintu na kimwe bemeranyijeho. Atariko ikindi gihari kuba tutumvikanye na Iran muri ibi biganiro ni inkuru mbi kuri Iran kurusha uko ari inkuru mbi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo ni abanyamerika niko basohotse mu biganiro bavuga ngo kuba tutumvikanye na Iran ni inkuru mbi kuri Iran kurusha uko ari inkuru mbi kuri Amerika. Ati aka kanya tuvugana ubu nyine twisubire muri Amerika, nta kintu na kimwe twumvikanye na Iran. Ati muri ibi biganiro twagiranye na Iran twagerageje kugaragaza imirongo itukura y'ibintu dukeneye, y'ibintu ntarengwa, ndetse tubereka nabo ubwabo ibyabo dushobora kwakira by'abanya-Iran dushobora kwihanganira cyangwa se kwakira, ndetse tubereka n'ibintu tudashobora kwemera bari kudusaba ibyo ari byo uko byamera kose. Ati ibyo twari tumaze kwereka abanya-Iran ibyabo twakwemera n'ibyabo tutakwemera, twabisobanuye neza bishoboka, ariko abanya-Iran babyanze, banze kubyemera ibyo twabasabaga. Ati rero turigendeye, yanze gutanga detaye nyinshi cyane. Ibitangazamakuru byo muri Iran cyangwa se n'abari bahagarariye Iran nabo ubwabo batangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zasabaga ibintu by'umurengera bidashoboka. Iran yavuze ati badusabaga ibintu by'umurengera bidashoboka. Ati ndetse ni nabo bari bakeneye ano masezerano kagerwaho kurusha uko twe tuyakeneye, kuko twe nta kintu kiri kutwihutisha. Iyo ni Iran iri gutangaza ayo makuru, kuko Iran irabizi ko Amerika iri kuri pressure, Amerika iri ku gitutu, isi yose iri kubabwira ati ibintu muri gukora ni ibiki, ubukungu bw'isi bwazamutse, ibihugu by'abavandimwe biri kubatera umugongo bivuga bati mwatumye umuhora wa Hormuz ufungwa, iyo mutagabira ya ntambara ntago umuhora ubufunzwe muri kano kanya, kuko uriya muhora wa Hormuz niyo turufu buriya nini cyane ya Iran. Rero ibihugu byinshi biri gushyira igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo ubwabwo bwazamutse muri iyi myaka 2 ngo nibwo buzamutse cyane bitewe n'uko n'umuhora wa Hormuz ufunze. Ibyo rero ni igitutu kuri Amerika. Niyo mpamvu Iran wumva iba yiraye nayo iri kuvuga ngo natwe kuba ano masezerano atabashije gucamo, ati twe turabizi ko abanyamerika aribo bari bayakeneye cyane kuturusha, ati kuko twe rwose nta kintu kiri kutwirukanza.
ati ntabwo twasabaga ibintu bigoye ariko banze kubyumva. Iran yongeyeho n'amagambo avuga ati twakagombye kuba twaranabimenye mbere ko bano bantu n'ubundi bagiye badutenguha kenshi abanyamerika, ati ku buryo ibiganiro guhura rimwe nabo ngo ku meza bitari kuhita n'ubundi bitanga umusaruro ngo duhuye rimwe. Mbega ubona ko hari ibyiringiro ko bakongera bakazanahura n'ubutaha cyane ikindi gihe, atari ko guhura rimwe nabo ntabwo kuhita bitanga umusaruro n'ubundi ufatika aka kanya. Bimwe mu bintu by'ingenzi ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitsagaho cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabwa Iran ko batagomba kuba batunga intwaro za kirimbuzi, ko bagomba kubyemeza bakanabyemera ko ibyo bintu batazigera bikora, bakahita bongera bagafungura umuhora wa Hormuz, ibyo basabaga, ndetse ngo n'ibyo bamaze gutunganya muri kano kanya bivugwa ko ngo Iran buri ifite ibiro bya uranium byinshi ngo bamaze gutunganya ku buryo bishobora kuba byakoreshwa intwaro za kirimbuzi babitse. Ibyo ngibyo ngo bakahita babihereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse uramuhora wa Hormuz ukaba wigenga. Iran nayo yasabaga ko babanza kuyikuriraho ibihano byose ngo bayifatiye. Ibyo ni bimwe mu by'ingenzi bagiye bapfa. Iran ibwira Amerika ati ibihano byose mwadufatiye mubikureho, imitungo yacu mwafatiriye muyirekure, ikindi muze musane n'ibyacu mwangije kuko mwaraje muraturasa nta kintu kibi twabakoreye, ibyo mwasenye mu gihugu mugomba kuza mukabisana cyangwa mukaduha nyine impozamarira y'ibintu byacu mwasenye. Aho ngaho urumva ko byari bigoye cyane, kuko Amerika nimba bakubwira ngo yakoresheje amamiliyari n'amamiliyari y'ibisasu byonyine y'intambara barasa. Ibaze amamiliyari y'ibisasu arenga 100, ibaze ayo mamiliyari noneho ibyo agenda akarasa agasenya, byo biba bifite agaciro gahambaye cyane kabarirwa mu mafaranga menshi cyane. Ibyo ngibyo rero urumva ko Amerika biragoye ko yabyemera. Iran nanone igasaba ko umuhora wa Hormuz ugomba gufungurwa pe nta kibazo, ariko uzaguma mu biganza byacu, nitwe tuzawukontorora, nitwe tuzajya tumenya ngo haciyemo nde, aciyemo sangahe, mbega dukontorore umuhora wa Hormuz uri mu biganza byacu. Ubundi umuhora wa Hormuz no ntambara itaratangira nabikubwiye, ubwato bwarazaga bugacamo gusa bukigendera. Gusa Iran muri iyi nama yavugaga ngo nitwe turi bukontorora 100%. N'utuntu ngutwo ngutwo n'ibindi byinshi ngo bagiye batumvikanaho. Nyuma yuko ibingibi bibaye, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze kubona ko ibiganiro bitagikunze byahuzaga impande zombi, yahise postinga ibyo yakoreye Venezuela, agaragaza ko hari uburyo muri Venezuela bajya kuyifata neza, babanje baboroka bazenguruka amazi yose y'iki gihugu cya Venezuela, amata havuye cyangwa agiye bakayarasa, bakavuga atari ibiyobyabwenge. Twagiye tubibona muri misiyo yo kurwanya ibiyobyabwenge byinjiraga muri Amerika, ku buryo nyine babanje bamera neza nkaho rwose Venezuela bayizengurutse aribo bamenye ibyinjiyemo n'ibisohoka. Trump yagaragaje ko ibyo ngibyo ari byo bashobora kuba bakorera Iran. Kuzenguruka Iran gutyo bashobora kuzenguruka na kiriya kirwa cyayo cya Karic Island, bakazenguruka ku buryo nimba hari amavuta n'ubundi Iran yacuruza gaturutse Karic Island atabasha gusohoka mbega ngo yinjire. Icyo gihe byaba bigiye gutuma Iran rwose ikubitwa cyangwa se ubuzima buyigora. Ariko nanone Iran yo yaba nayo igikomeje gufunga wa muhora wa Hormuz uri bugora isi yose, harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo Amerika, nubwo Trump yagaragaje ko bashobora gukurikizaho icyo kintu mu kuzenguruka Iran, mu gufunga amazi yayo n'iki, ibyo ngibyo na Amerika ubwayo nayo ubuzima bwayigora cyane no kurusha ibyo iri gukorera Iran, ndetse n'isi yose bikayigora ahubwo icyarimwe. Nanone Perezida Donald Trump yagaragaje ko hashobora kuba hagiye gukurikiraho ikintu cyo gukoresha akabaraga, bakohereza ibigomba gutegurura ibisasu mu muhora wa Hormuz. Ako ibyo nabyo yabigaragaje ko izo ngufu zishobora kuba zigiye gukoreshwa na tekinoloji yambaye kugira ngo hategururwe biriya bisasu biri mu muhora wa Hormuz, amata atangire ngacemo. Ndetse amakuru aturuka muri Isiraheli aragaragaza ko hari indege nyinshi z'abanyamerika ngo zamaze kuhita zihagera, nyinshi cyane zifasha. Hari indege buriya ziha igitoro izirwanya ziba ziri mu kirere, ziri mu kazi zijya kurasa hirya no hino. Zira ndege rero zigenda zizisanganira mu kirere zikaziha igitoro kugira ngo ziri mu kirere zikomeze zirasa umwanzi. Izo ndege z'abanyamerika zamaze kugera ku kibuga cy'indege cya Isiraheli. Ukuriye igisirikare cya Isiraheli yamaze gutanga icyo twakwita yamaze gutegura, yamaze gushyira ku murongo abasirikare babwira ko ibiganiro byanze bagomba kwitegura, bakaba bari tayari, bashobora kuba bagiye gusubira mu kazi. Akazi nawe urakumva. Ndetse Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze na gasopo ku gihugu cy'Ubushinwa, agaragaza ko gishobora kuba kiri gufasha cyangwa se cyohereza intwaro muri Iran. Ngira ngo ku munsi w'ejo twari twabivuzeho ko amakuru y'ubutasi yaturutse muri Amerika yagaragaje ko yerekanye neza ko Ubushinwa
hari intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere bari koherereza iki gihugu cya Iran. Ubwo bwirinzi bw'ikirere Iran iramutse bufite mu ibanga, biri Amerika na Iran bavuga ngo tujya mu kirere cya Iran tugakora ibyo dushaka, ibyaba ni nka bya bindi mwabonye kuri wa mupilote barasa indege zabo zitajya ziraswa, ugasanga n'abapilote baguye hasi, mwarabibonye. Ibyo rero nibyo byaba Umushinwa akomeje kohereza ubwirinzi bw'ikirere. Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze iyo gasopo ku Bushinwa. Ubwo ngubwo dutegereje kuza kureba niki kiri bube, nta makuru menshi ari muri kano kanya. Tugiye kureba Amerika ishobora kuba ikiri kubitekerezaho, ariko ngo ubwo ino nama yari iri kuba, ino nama iri kuba yahuzaga n'ubundi Iran, Amerika, Pakistan nk'umuhuza, ngo abanyamerika bari bari ku murongo wa telefone, ku buryo ino nama yamaze amasaha 21 ngo abari bahagarariye Amerika bakomezaga bahamagara Trump bamubwira ati bino tubyemere se, bino ntitubyemere se, ku buryo ngo Trump bamuhamagayemo hafi inshuro zigera muri 12 muri iyi nama. Urumva Iran hari ibyo yasabaga, abari bahagarariye Amerika bakabona ntibafata ibyemezo, bakabanza kumenyesha Perezida wa Amerika ati none iki kintu ko bafunze umutwe tukemere, ngo bahamagaye Perezida Donald Trump inshuro zigera hafi muri 12. Ni mu gihe abaje bahagarariye Iran bo bameze nk'ari bo bantu ba nyuma, nta wundi muntu bafite wo guhamagara ngo agire icyo yemeza, kuko nibo bantu b'abasiniya ubu ngubu twavuga bamenyereye bino bintu bya politiki ya Iran. Guhuza kuganira byananiranye, ndetse buri ruhande rwose ruri kugenda rugaragaza ko ntacyo birubwiye. Amerika iravuga iti Iran niyo ibihombeyemo cyane, Iran nayo ikavuga ati shatwe nta gitutu dufite, nta kintu kiri kutwirukansa cyane, nkuko ati dukomeje kurengera igihugu cyacu turaza no gukomeza tukirinde, nta kibazo dufite. Ni Iran ubona ko yihagazeho, imeze nk'ifite mbega ibindi bintu yizeye inyuma. Abanyamerika ubwo bagiye kugenda bicare babitekerezeho, barebe icyakorwa. Iran nayo igiye kugenda ibitekerezeho, ubwo umwanzuro uri buze kuva mu byavuye muri ibi biganiro nitutawubona ku rugamba turaza kuwubona mu itangazamakuru, n'ubundi cyaba cyose cyahinduka cyose amakuru aza gukomeza uyasanga kuri ya shene yanyu. Ndaje mu kanya. Ufite ikibazo cyo kubona inzu, ikibanza cyangwa imodoka nziza? All Connect Agency Limited nicyo tubereho. Tugufasha kugura no kugurisha inzu n'ibibanza, gukodesha inzu, apartment n'imodoka, kubaka no kuvugurura inzu kugera irangiye neza, tukayizamurira agaciro, tukanagufasha kuyigurisha. Tunafasha abadiaspora ndetse n'ababa mu gihugu kubaka no gukurikirana imirimo yabo mu buryo bwizewe. Ufite imodoka idakora neza, turayigusanira tukayigurisha, amafaranga yakoreshejwe akavamo, ubundi ukunguka. Sanga niba kuri wa Akadomo All Connect Agency Akadomo rawa, cyangwa aho dukorera Kacyiru Kinamba ku muhanda ugana ku rwibutso rwa Gisozi. Wanaduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 635 230 cyangwa 0796 592 443. All Connect Agency Limited, connecting opportunities.